Abaturage bo muri ubwo bwami bari batuye mu mijyi ikikijwe n'inkuta ndende zari zubakishijwe amatafari ahiye, amarembo y'ibyuma agakingurwa izuba rirasha kongera gufungwa bwije, ku buryo nta muntu wari wemerewe gusohoka cyangwa kwinjira mu gihe cyose. Umwami niwe wari umutware w'ikirenga, ijambo rye rikaba itegeko ridashidikanywaho. Yagiraga abagore bane bemewe n'amategeko, akagira n'inshoreke nyinshi zabaga mu ngoro zitandukanye, kuko wari umuco w'icyo gihe. Abakobwa bari bafite uburenganzira bwo kwihitiramo uwo bakundana cyangwa uwo baryamana, kuko nta gihano bahabwaga igihe bagiranaga imibano n'abasore batarashaka. Ariko amategeko y'ubwo bwami yashyiraga umurongo utukura ku bashyingiranywe. Umugabo cyangwa umugore washatse ntiriyemerewe gusambana, kandi umuntu wese washukaga cyangwa akaryamana n'umugabo w'undi mugore cyangwa akaryamana n'umugore w'undi mugabo yafatwaga nk'uwasenye urugo, icyaha cyafatwaga nk'igihungabanya amahoro y'igihugu. Abami bo bemezaga ko iyo ingo zitangiye gusenyuka n'ubwami ubwabwo butangira gusenyuka buhoro buhoro. Iyo umugabo yashakaga kugira abagore benshi, yarabikoraga akabashaka ku mugaragaro, ariko ntabikorere mu bwihisho. Niyo mpamvu ubusambanyi bwakorwaga n'umuntu ugira uruhare mu gusenya urugo rw'undi bwahanishwaga urupfu rwo guterwa amabuye imbere ya rubanda, kugira ngo bibere isomo abandi bose. Iyo uwo muntu yabaga afashwe, yajyanwaga mu kibuga rusange cyari kiri imbere y'ibwami, aho abaturage bose bateraniraga, abasirikare bakazenguruka aho hantu bafite amacumu n'inkota, kugira ngo hatagira uwatoroka cyangwa abangamira ishyirwa mu bikorwa ry'urubanza. Umuntu wabaga ugiye kwicwa yabanzaga kuburanishwa, hanyuma umwami akemeza igihano. Ku munsi icyo gihano cyashyirwaga mu bikorwa, habaga hateraniye imbaga y'abantu benshi babaga baturutse impande zose z'ubwo bwami, kuva ku bana kugeza ku basaza, kugira ngo birebere uko amategeko yubahirizwa. Nta muntu wari wemerewe kuvuguruza icyemezo cy'umwami cyangwa gusabira imbabazi uwakatiwe. Icyakora hari umugenzi wari umaze igihe utari wagahindutse, ko mbere y'uko ibuye rya mbere rimuterwa, umuntu wari ugiye kwicwa ahabwa umwanya wo kuvuga amagambo ye ya nyuma. Hari abawukoreshaga basaba imbabazi, abavumaga babashoye mu byaha, abashinjaga inshuti n'imiryango yabo, n'abavugaga amagambo make bagaceceka. Ariko nta n'umwe wari warigeze avugira muri uwo mwanya ku buryo byahindura umutima w'abaturage cyangwa bigatuma umwami ahindura igihano cyari cyafashwe. Mu mateka yose y'ubwo bwami, urupfu rwo guterwa amabuye rwabaga ari iherezo ridahinduka, kandi abaturage bose babaga babizi neza. Muri uwo mujyi habaga umukobwa wari warabaye ikimenya bose kurusha abandi bose. Nta muntu utari umuzi, haba mu isoko, mu mihanda, mu ngo z'abakire cyangwa mu dusantere tw'abakene. Bamwe bamuvugaga bishimira ubwiza bwe, abandi bakamuvuga bamuvuma kubera ingeso ze. Yari afite ubwiza budasanzwe ku buryo bamubonaga bwa mbere bahitaga bahagarara bakamureba, abagabo bakibagirwa ibyo bari bagiye gukora, abagore benshi bakamugirira ishyari. Uruhu rwe rwari rworoshye kandi rusa neza, amaso ye akagira ukuntu areba byakururaga umutima w'umuntu, umusatsi we muremure wirabura umanutse ku bitugu ugatuma abantu bifuza kuwukoramo. Inseko ye yatumaga n'umuntu ufite umujinya yisanga ari kumwenyura. Ariko ubwo bwiza nibwo bwaje kuba intangiriro y'ubuzima bwamukururiye umuvumo. Akiri muto yatangiye gukundwa n'abasore benshi, ariko uko yakuraga niko n'abagabo bashatse abagore batangiye kumwifuza. Hari abamuguriraga imyenda y'agaciro, bakamuha imitako n'ibiceri bya zahabu, cyangwa bakamukodeshereza inzu nziza cyane kugira ngo bazajye bahuriramo rwihishwa ku gihe bemeranyije. Bigitangira abagabo bifuzaga kugira ibyo bamuha, ariko akinangira akabyanga. Gusa gahoro gahoro yatangiye kwemera, ahera kuri umwe, nyuma haza undi, hanyuma biba akamenyero. Yagezeho abagabo barenga 100, agera hahandi ataragishoboye kumenya umubare w'abagabo baryamanye. Ntiyagombaga ku musore cyangwa umugabo umwe, kuko ahitaga ahindura akajya ku wundi wamusezeranyaga ibirenze. Inkuru ze zakwirakwiriye mu bwami bwose. Bavuga ko nta rugo ruzaguma rutekanye mu gihe umukobwa yarakiri muri uwo mujyi, kuko abagabo benshi batahaga bamaze gusiga amafaranga yabo iwe, abandi bakabeshya abagore babo aho bavuye, hakaba n'abasenya ingo zabo burundu kubera we. Abagore bamwangaga urunuka, bakamwita umurozi wabarogeye ingo, indaya y'igihangange, n'umuvumo w'abubatse. Abagabo nabo ku manywa baramunengaga mu gihe babaga bari kumwe n'abagore babo, ariko nijoro bakamushakisha. Uko imyaka yagendaga ishira, niko izina rye ryagendaga rirushaho kumenyekana, kugeza abaturage benshi batari bakimubona nk'umuntu, ahubwo bakamufata nk'icyago cyari cyaragwiriye ingo z'ubwami. Umunsi umwe inkuru yakwirakwiriye mu mujyi wose ko uwo mukobwa yafatiwe mu nzu y'undi mugabo wari warashatse, umugore w'uwo mugabo ubwe akaba ari we wabifatiye bari kumwe. Bari mu rugo rwe. Mu kanya gato gusa urusaku rwahise rwuzura imihanda. Abaturanyi basohotse mu ngo zabo, abacuruzi bava ku masoko, abantu batangira kwiruka berekeza aho byabereye. Uwo mugore wari wafashe umugabo yazanye uwo mukobwa wari kuhasambanira, ntiyashoboye kwifata. Yatangiye gusakuza yaka ubutabera, avuga ko amategeko agomba kubahirizwa, ko uwo mukobwa amaze imyaka myinshi asenya ingo z'abandi, kandi ko igihe kigeze ngo ahanwe. Yari yarengeye, noneho amuzira mu rugo aza ku buriri bwe mu gihe umugore atari ahari. Mu kanya gato abantu benshi bari bamaze gukikiza iyo nzu. Bamwe bavuga ko ari ubwa mbere bamufatiye mu cyoho, abandi bakavuga ko yarakwiriye gupfa kera.
Umugabo bari bamufatanye nawe we yahise acika kuko mu rujoro rw'imbaga n'urusaku rwinshi yabonye icyuho agahunga ntihagire n'umwe umwirukaho bitewe no kuba amaso yose yari yerekejwe ku mukobwa. Bamukuye muri iyo nzu y'uwo mugore utarageraga urubyaro, imyenda ye iracikagurika, umusatsi uratatana ariko ntiyagerageza guhunga. Bamukubise inshyi mu maso, bamwe bamutera ibitaka, abandi bagerageza kumukubita amabuye bakiri mu nzira, ariko abasirikare bageze aho hantu babuza kumwica ataragezwa imbere y'umwami. Bamuboheye amaboko inyuma, bamujyana bamunyuza mu mihanda minini kugira ngo abaturage bose bamubone, abantu bakamukurikira ari imbaga nini bavuga ko uwo munsi amaherezo amategeko agiye kubahirizwa. Bageze ibwami, urubanza rwaburanishijwe vuba kuko ibimenyetso byari bihari n'umukobwa ubwe ntahakana ibyo yakoze. Umwami yumvise ibirego byinshi by'abagore bavugaga ko yabasenyeye ingo, n'abagabo bamwe bemeraga ko baryamanye nawe, maze ahita ategeka ko ajyanwa mu kibuga rusange aho abantu bateraniraga bagiye gushyira mu bikorwa igihano cyo guterwa amabuye. Mu masaha make gusa ikibuga cyari cyuzuye abaturage bari baturutse impande zose z'umurwa mukuru. Abasirikare bahagaze bamukikije bafite amacumu n'inkota, amabuye menshi yamaze kwegeranywa hagati mu kibuga bategereje gusa ikimenyetso cy'umwami. Umukobwa yapfukamishijwe imbere y'abantu bose, yubika umutwe ategereza iherezo rye. Umuyobozi w'abasirikare yegereye umwami amubaza niba igihe kigeze, umwami aramwikiriza. Uwo musirikare yabwiye uwo mukobwa ati amategeko y'ubu bwami aguha amahirwe ya nyuma. Mbere y'uko ibuye rya mbere rigukubitwa ku mutwe cyangwa ahandi hantu, wemerewe kuvuga ijambo ryawe rya nyuma. Uvuga icyo ushaka kuvuga kuko nyuma yaho nta wundi mwanya uzongera guhabwa. Umukobwa yazamuye umutwe areba imbaga yari imukikije, areba umwami, yongera kureba abaturage bari bazengurutse ikibuga, maze atangira kuvuga mu ijwi rituje ariko ryumvikana neza. Yagize ati ntacyo ndi buhakane, ibyo mwavuze byose ni ukuri. Naryamanye n'abagabo n'abasore benshi, hari ingo zasenyutse kubera njye, abagore narijije, n'abana basindiriye batabonye base kuko bari bari kumwe nanjye. Hari abagabo babishye abagore babo bavuga ko bagiye mu bucuruzi, nyamara baje kumarana nanjye igihe. Ibyo byose ndabyemera, sinigeze mporana umugabo umwe, kandi nari nzi neza ko bamwe bansagaga bafite abagore babategerereje mu ngo zabo. Niba aricyo mugiye kunyicira ndabyemera, ntabwo ndi busabe ko muhindura icyemezo cyanyu. Gusa mbere yuko mumagarika umutima burundu, ndifuza ko umenya uwo ndi we aho kumenya uwo nabaye we gusa. Nta mwana w'umukobwa uvuka ari indaya, nanjye navutse meze nk'abakobwa bose. Mama yantwise amezi 9, arandera, andyama iruhande nkiri uruhinja, anyigisha kuvuga, anyigisha kugenda no kwiyitaho. Nigeze kurota ko nzashaka umugabo umwe tukabyarana, nkazabyarira mu rugo rwanjye nk'uko nabonaga abandi bagore babigenza. Nigeze no kwizera ko ari umugabo uzankunda atari ukubera isura yanjye gusa, ahubwo akankundira n'umutima mfite. Gusa uko nakuraga hari ikintu cyatangiye guhinduka. Abantu ntibongeye kumbona nk'umwana, batangiye kumbona nk'ubwiza. Umuntu wa mbere wambwiye ko ndi mwiza ntabwo yari umusore twanganaga, yari umugabo ukuze. Yambwiye ko ndi mwiza kurusha abagore bose bo muri uyu mujyi. Ubwa mbere narabyishimiye kuko numvaga ari ugushima. Nyuma yatangiye kunzanira impano z'imyenda, imitako n'ibiceri bya zahabu. Nanze kubyakira ariko yambwiye ko nta kibi kirimo. Mu mutima wanjye numvaga ndi umuntu udasanzwe. Hashize iminsi undi muntu yaje yambwira amagambo nk'ayo, bikomeza bityo. Uko iminsi yagendaga ishira niko natangiye kwizera ko agaciro kanjye kari mu bwiza bwanjye. Numvaga umuntu nkunda ari uwama impano nyinshi, nkumva ko urukundo rugurwa. Sinigeze mbibwirwa n'umuntu, ahubwo nuko nabibonaga buri munsi. Noneho natangiye kwemera ibyo nari naranze. Bigitangira umutima waranshinjaga, ariko ugenda uceceka gake gake, birangira ntongeye no kumva umburira. Nemera kwakira ibyo abagabo bampaga kandi nkabaha umwanya. Nari narahindutse umukobwa ushaka uwampa byinshi kurusha abandi. Nibwo uburaya bwahindutse akazi kanjye, nyuma bukaba imibereho yanjye. Uyu munsi muri kundeba mukambana nk'indaya. Indaya si uwo nabaye we nkiri muto. Indaya n'uwo nahindutse we buhoro buhoro, umunsi ku wundi, icyemezo ku kindi, kugeza ubwo uyu munsi mumfukamishije imbere yanyu. Muzi ikintu gitangaje se? Ubwa mbere ndyamana n'umugabo ufite umugore, ntabwo nasinziriye. Namaze ijoro ryose ndeba hejuru, nibaza niba umugore wazaho umugabo we yaraye. Nibajije ukuntu abana be baryamye bategereje ko agaruka bagaheba, numva hari ikintu kimbwira ko ibyo nakoze ari bibi. Ariko mu gitondo uwo mugabo yansigiye ibiceri byinshi kurusha ibyo nari narigeze kubona mu buzima bwanjye. Mu kanya gato umutima watangiye kumbwira uti niba amafaranga abonetse gutya se ikibazo kiri he? Uwo ni wo munsi natangiye gutsinda umutimanama wanjye. Narawuburanyagaho ntumburanye. Ntabwo wapfuye uwo munsi ariko watangiye guceceka. Hashize iminsi haje undi mugabo, haza n'undi. Bamwe twajyanagaho kurara mu nzu zikodeshwa nijoro, abandi tukajyana ku manywa, mbihindura akazi gahoraho. Hari abambwiraga ko impamvu baza kunshaka ari uko abagore babo batabumva ngo babatege amatwi, abambwiraga ko bananijwe n'ingo zabo, n'abavuga ko banshaka amahoro batabona ahandi.
Njye nkiri muto numvaga ko niba baza ari bo babyihitiyemo nta cyaha cyanjye cyabaga kirimo. Uko nagendaga numva ayo magambo niko natangiye kwikuraho umutwaro nkawushyira ku bandi. Nari maze kwiga kubeshya umutima wanjye. Nibwiraga ko atari njye usenya ingo, ko abazisiga bakansanga ari bo bazisenya. Ariko uko imyaka yagiye ishira natangiye kubona abagore bagira iseseme mu gihe duhuriye mu muhanda, bamwe bakarira abandi bagahindukira ngo batandeba. Hari n'umwana muto wigeze kumbaza ati ni wowe utuma mama ahora arira? Icyo kibazo cyamfashe ku mutima nk'icumu, ariko icyo gihe sinigeze mpinduka. Naramwenyuye ndigendera, nyamara amagambo yankurikirana igihe kirekire. Uwo mwana yarambonye uko ndi, ariko ambwira uwo nari maze kuba we. Yabanje gutuza amera amacandwe, hanyuma arakomeza ati uko imyaka yagendaga ishira niko nagendaga ndushaho kuba icyamamare, ariko si cya cyamamare umuntu yakwifuza kuba cyo. Izina ryanjye ryatangiye kuvugwa mu ngo nyinshi, ariko ryavugwaga mu marira. Hari abagore batangiye kuburira abagabo babo ngo ntibegere aho ntuye, n'ababyeyi babuzaga abakobwa babo kugendana nanjye bavuga ko nari kubigisha ingeso mbi. Mu mihanda bamwe bansuhuzaga baseka, ariko narenga bakanyita amazina mabi. Hari n'abirengagizaga ubwiza bwanjye ku manywa, nijoro bakaza kunshaka rwihishwa. Uko banshakaga ari benshi niko narushagaho kwizera ko ndi umuntu udasanzwe. Sinabonaga ko ndi kugurisha ubuzima bwanjye buhoro buhoro. Numvaga ndi gutsinda, nyamara nari ndi gutsindwa n'icyaha buri munsi. Nari nkiri muto kandi nkiri mwiza. Zahabu yari yarabaye nk'ibyondo imbere yanjye. Imyenda y'agaciro narayambaraga, imibavu ihenze narayiteraga. Abantu babonaga uko nsa bakifuza kumera nkanjye, ariko nta n'umwe wabonaga uko nararaga ameze nijoro. Iyo nasigaraga njyenyine ndi imbere y'indorerwamo, nakuragaho imitako yose nkisigarana n'amaso yanjye gusa. Sinari nkiri wa mukobwa warutaga kuzagira urugo rwe. Nari maze kuba umuntu utakibasha gutandukanya urukundo n'irari, icyubahiro n'igiciro, agaciro n'amafaranga. Hari igihe nigeze gutekereza kubireka kubera umusore wari wansabye ko tubana. Yambwiye ko atitaye ku mateka yanjye, ko yifuza ko dutangira ubuzima bushya gusa. Mu kanya gato numvise umutima wanjye wongeye kunkomanga nk'uko wabigenzaga nkiri muto. Ariko nkiri aho natekereje ku buzima nari nsanzwe mbamo, ku mitako, ku mafaranga, no ku buryo abantu bakomeye bansangagaho ndi aho nakodeshaga, maze ndamuseka. Naramweruriye mubwira ko ubuzima ashakaga kunjyanamo butari kungana n'ubwo nari mfite. Yigendeye atongeye no kureba inyuma. Uwo munsi sinanze umugabo gusa, nanze amahirwe ya nyuma yo kongera kuba wa mukobwa nigeze kuba we. Uyu munsi murareba umukobwa mugiye kwica kubera gusenya ingo z'abandi. Mufite ukuri, ariko njye ndi kureba wa mwana nigeze kuba we nkiri muto mugiye kwica. Ndamubona ahagaze kure, yambaye imyenda yoroheje, aseka, yiruka mu mukungugu nta cyaha azi. Ndi kumureba nkabura icyo mubwira. Njyewe wa kera ndikumbuye, kuko yaza kuba harakambaza ati ese koko ni wowe nari kuzavamo? Sinabona igisubizo muha. Ikintu kimwe nzi ni uko ndamutse nkiri umwana nahitamo indi nzira itandukanye niyo nahisemo, ariko ubuzima ntibusubiza inyuma iminsi yabwo. Icyemezo kimwe kibyara ikindi, ikindi kikabyara ikindi, kugeza igihe umuntu areba inyuma agasanga atakimenya aho yatera intambwe ya mbere yamukuye mu nzira nziza. Yaracecetse haca akanya, ntiyariraga kandi ntiyasabaga imbabazi. Yarahagaze areba hasi gato, maze yongera kuzamura amaso areba imbaga y'abantu bari imbere ye nk'ushaka gukomeza kuvuga amateka y'ubuzima bwe aho gusaba ko bamubabarira. Yarongeye ati nzi ko benshi muri mwe mutekereza ko ndi mu buzima bwiza. Mwambonaga nambaye imyenda ihenze, nambaye imitako, mukabona abagabo bakomeye baza kunshaka, mukibwira ko ari amahirwe. Ariko nta n'umwe wigeze aza kureba uko umutima wanjye wabaga umeze nijoro iyo nabaga ndi njyenyine. Hari ikintu nababwira uyu munsi ntimucyemere, ariko rwose umuntu ashobora gutunga zahabu nyinshi akabura amahoro yo gusinzira. Nibyo byambagaho. Hari amajoro namaraga nicaye njyenyine, amatara amaze kuzima, nkumva guceceka kunteye ubwoba. Nibazaga kenshi impamvu abantu bose baba bifuza kuba bari kumwe nanjye, ariko ntihagire n'umwe wifuza ko twabana ubuzima bwe bwose, uretse umusore umwe gusa nawe nitesheje. Banshakagaho umubiri, ariko nta n'umwe washakaga umutima wanjye. Iyo bahagurukaga bakagenda ngasigara njyenyine, natangiraga kumva nigonze. Nari naramenyereye kwakira abagabo, ariko sinigeraga menyera kubasezera. Buri wese yagendaga nsigiye amafaranga cyangwa impano, ariko nta n'umwe wasigaga amahoro mu mutima wanjye. Uko imyaka yagendaga ishira, niko natangiye kumva ko ubwiza nari narishingikirijeho bwari kuzagenda buntakariza agaciro buhoro buhoro. Nabonaga abakobwa bato batangiye gukura, nkumva ko umunsi umwe nabo bazansimbura. Ubwo nibwo natangiye gutinya ejo hazaza. Nari mfite zahabu, ariko nta buzima nari mfite nyuma y'ubwiza bwanjye. Hari igihe nigeze kwibaza nti ese umunsi nzasaza bizagenda bite? Sinabonaga igisubizo, kuko nta rugo nari mfite, nta mugabo wari untegereje, nta mwana wanyitaga mama. Yewe nta n'umuntu wari kuzibuka ko nigeze kubaho, uretse kuvuga wenda ngo hariya higeze gutura umukobwa wasenyaga ingo z'abandi. Nibwo bwa mbere natangiye kumva ko ndi kwiruka nyuma y'ubuzima butazigera bunyurwa.
ariko nari maze kugera kure cyane. Iyo umuntu amaze imyaka myinshi ari mu mwijima atangira gutinya urumuri. Nanjye byambayeho, nashakaga guhinduka ariko nkanga kubura ubuzima nari nsanzwe nzi. Nari narabaye imbohe y'amahitamo yanjye bwite. Yongeye guceceka akanya gato ariko nta muntu wari ukinyeganyega. Amaso yose yarakimuhanzweho maze yongera kuvuga ati, uyu munsi muri kundeba nambaye amapingu mutegereje ko amabuye yari yanyambura ubuzima. Muri kundeba mukabona iherezo ryanjye, ariko njye ndabona urutonde rw'ibyemezo bito nafashe ubwanjye bikaba bingejeje aha. Nta munsi nigeze mbyuka mvuga nti uyu munsi ndashaka kuba indaya. Oya, byatangiriye ku kintu gito cyane. Icyo nari naranze ejo hashize nacyemeraga bukeye. Icyo umutima wanjye wanengaga uyu munsi ejo warakihanganiraga. Amaherezo icyanteraga isoni cyabaye igisanzwe. Uko niko umuntu yitakazaho ubwe ntabimenye. Hari abakobwa bakiri bato bari hano, hari n'abahungu ndi kubona mu maso yabo. Simwe ndi kubwira cyane, ahubwo ndi kubwira wa muntu uzagira igihe akabona ko inzira mbi ari isa n'iya hafi, cyangwa se akabona ko ariyo nziza yoroshye. Muzibuke ko nta muntu ugera ku iherezo nk'iryanjye binyuze mu gutera intambwe imwe gusa. Tugera aho ngeze duteye intambwe nyinshi imwe ku yindi. Ikinyoma kimwe kibyara ikindi, icyaha kimwe kigahamagara ikindi. Umunsi umwe umuntu akisanga yarabaye uwatigeze arota kuzaba we. Ntimuzibwire ko napfukamishijwe hano kuko nari mubi kubarusha. Hari abo ndimo kureba muri mwe nkabona bafite imitima irusha uwanjye kuba mubi ugereranyije n'uko nari meze nkiri muto. Hari abakobwa bandusha ubwiza ndi kubona nibyo, nkabona n'abasore bafite inzozi nziza kundusha. Itandukaniro ni uko njye nahisemo nabi ngifite amahirwe yo guhitamo neza. Ntimuzatekereza ko namwe mutazigera mugwa, ahubwo muzahitemo neza mbere yuko amahitamo yanyu atangira kubahitamo ubwayo. Hari abagore bari hano nigeze kuriza, abagabo nigeze kuyobya, n'abana bashobora kuba barakuze banga umuntu batazi neza impamvu bamwanga. Mwese ndabumva. Iyo mba ndi mu mwanya wanyu, wenda nanjye mba nifuza ko umuntu umeze nkanjye ahanwa. Niyo mpamvu ntigeze mbasaba imbabazi ngo muhindure igihano. Sinigeze mbasaba ngo munyihanganire. Naje kubabwira ukuri gusa, ukuri k'ubuzima bwanjye. Nimara kwicirwa hano, mwese murataha. Bamwe bazanyibagirwa, abandi bazajya bavuga amateka y'umukobwa wari mwiza, ariko agafatewe amabuye kubera uburaya. Icyakora niba hari ikintu kimwe nifuza ko muzibuka, si ubwiza bwanjye, ibyaha byanjye cyangwa urupfu rwanjye. Muzibuke ko umuntu ashobora kwangiza ubuzima bwe buhoro buhoro, kandi akabimenya ari uko atagishoboye gusubira inyuma. Niba amateka yanjye azatuma hari umukobwa n'umwe wanga inzira nagendeyemo, cyangwa umugabo umwe akanga gusenya urugo rwe, nzaba mpfuye hari icyo maze. Nicyo kintu cyiza cyonyine nasiga muri ubu buzima. Yarangije amagambo araceceka. Nta jambo ryo gusaba imbabazi yongeye kuvuga cyangwa iryo kwiregura. Ahubwo yubitse umutwe, afunga amaso, ategereza ko ibuye rya mbere rimugeraho. Mu kibuga hose bari batuje, nk'aho amagambo yari amaze gukuraho urusaku rw'imbaga yose. Abantu bari bakimureba, ariko uburakari bwinshi bwari bwatangiye gusimburwa n'ikintu batari bashoboye gusobanura. Abari bafite amabuye mu ntoki ntibari bakiyafashe nk'uko bari bayafashe mbere. Bamwe bayakomeje mu biganza byabo, ariko imbaraga zirayoyoka. Abandi barayarebaga gusa batangira kuyashyira hasi, nk'aho bwa mbere bari kwibaza icyo bagiye kuyakoresha. Umugore wari uhagaze imbere mu mbaga wari warigeze kumenya ko umugabo yajyaga kureba uwo mukobwa rwihishwa, niwe wabanje guhanagura amarira atunguranye yaramanutse ku matama ye. Yagerageje kuyahisha ariko ntibyashobotse. Yari ari kwibuka imyaka yamaze arira, nyamara amagambo yaramaze kumva yaramweretse umuntu aho kubona icyaha gusa. Hafi ye hari hahagaze umusaza wari uzwiho kutajya agira impuhwe y'amategeko yabaga agiye gushyirwa mu bikorwa. Yaramaze imyaka myinshi aza kureba ibihano nk'ibyo, kandi ntiyari yarigeze agaragaza amarangamutima. Ariko uwo munsi yakomeje kureba umukobwa igihe kirekire, maze arambika hasi ibuye yari yafashe nta jambo avuze. Abantu batangiye kongorerana, si ya magambo yo kumutuka cyangwa kumusabira urupfu nk'uko byari bimeze mbere. Bari bari kubazanya bucece bati, ese koko umuntu ashobora kugera kure gutya atarabiteguye? Undi ati, twese rero dutangira ku cyemezo kimwe gusa. Hari n'abahise bibuka amakosa yabo bwite, ayo bari barigeze gukora nyuma ntibayakomeze, maze bumva ko umurongo utandukanya umuntu n'undi ushobora kuba ari muto cyane kurusha uko babitekerezaga. Abasirikare nabo bararebanaga, bari bamenyereye kubona abantu baririra ubuzima bwabo, bagasakuza, bakavuma cyangwa bagasaba imbabazi. Ariko umukobwa we nta na kimwe muri ibyo yari yakoze. Yari yemeye amakosa ye yose, ntiyayagabanya, ntiyayashyira ku bandi, ntiyanagerageza guteza impuhwe abari aho. Ibyo nibyo byari byatumye amagambo yaremerera imitima ya bose. Ndetse no mu bagore bane b'umwami bari bicaye mu mwanya wabugenewe, bamwe bari bamaze guhindukira ngo batagaragaza amarira yabo imbere y'imbaga. Bari bazi neza uburakari n'agahinda uwo mugore yari yarateje ingo nyinshi, ariko noneho bari batangiye kubona ko imbere yabo hadahagaze indaya yari igiye kwicwa gusa, ahubwo ko hari hahagaze umuntu wari umaze kwemera ukuri kose k'ubuzima bwe ntacyo asize inyuma. Umwami we ntiyari yakavuze, yaricaye ku ntebe y'ubwami, amaso yatari kuva kuri uwo mukobwa. Nta muntu wari uzi ibiri mu mutima we. Abari aho bose bari bategereje ijambo rimwe gusa. Itegeko rimwe ry'umwami ryari guhita rihindura amateka y'uwo munsi, rikemeza ko ibuye rya mbere riterwa
cyangwa rigategeka ikindi kintu kitari cyarigeze kibaho muri ubwo bwami. Umwami yakomeje kumureba igihe kirekire, kandi mu maso he nta burakari bwari burimo, ariko nta n'impuhwe zari zirimo. Yarahagurutse maze azamura ikiganza. Mu kanya nk'ako guhumbya, bose bacecetse kurushaho. Yegera aho wa mukobwa yarahagaze, abasirikare bamuha inzira. Ageze imbere ye, yamwitegereje akanya gato, maze amubaza mu ijwi rituje ariko ryumvikana hose ati, mbere y'uko amategeko y'ubu bwami akora ibyo ateganya, mbwira ikintu kimwe, witwa nde? Uwo mukobwa yafunguye amaso asa n'utunguwe n'icyo kibazo, kuko nta wari ukimubaza izina rye. Abantu bose bari bamaze imyaka bamuha andi mazina. Abagore bamwitaga indaya, umusambanyi, umukobwa usenya ingo zabo, cyangwa se umugore uteza ibyago. Abagabo bo bamwitaga amazina meza nka Mukundwa, Ikibasumba n'andi yo kumutaka. Hari n'abari baribagiwe ko yigeze kugira izina yahawe akivuka. Yarasubije ati, nitwa Rareya. Iryo ni ryo zina mama yampaye nkiri uruhinja. Niryo yampamagaraga ndi ku bibero bye. Data nawe niryo yampamagaraga iyo nabaga ndi mu rugo ndi gukina. Ariko hashize imyaka myinshi nta muntu umpamagara atyo. Basigaye banyita andi mazina. Umugabo uje kundeba banyita amazina yo kuntakagiza. Umugore natwariye umugabo wakamvuga nabi. Uyu munsi nibwo nongeye kwibuka ko nkiri Rareya. Umwami yakomeje kumureba, yongera kumubaza ati, Rareya, uyu munsi nkurekuye ukagenda, niki cyanyemeza ko ejo utazongera kuba Rareya abantu bose bazi? Nawe ati, Nyagasani mwami wanjye, iyo mba ntinya urupfu gusa, sinari kubabwira ukuri kose nababwiye, nari kubabwira amagambo make gusa nkipfira. Wenda nari gushinja ubukene, cyangwa nkavuga ko nari nkiri muto. Nari gushinja abagabo banshakaga, cyangwa ngashinja ubwiza bwanjye. Bitaba ibyo nkavuga ko nta bwenge mfite. Nari no kubeshya nkavuga ko ntigeze nkora bimwe mu byo mwambwiye. Ariko ibyo nta na kimwe nakoze. Naje nzi neza ko ndi bupfe. Iyo bimeze bityo, nta muntu ubeshya kuko abazi ko arahagarika guhumeka mu kanya gato. Ntabwo navuze aya magambo ngo ankize, nayavuze kugira ngo mpfe ntajyanye ukuri mu mva. Nawe uko unyizera, ibyo sinabibasaba. Njye ubwanjye uri hano ntajye sinakwizera. Iyo niyizera sinari kuhagera. Nize kubeshya abantu no kubeshya umutimanama wanjye. Nize kubaho ubuzima bubiri, abantu bakabona isura imwe, nyamara imbere hari indi. None se ni gute nabasaba kunyizera mu kanya gato nk'aka? Oya mwami, icyizere ntigisabwa, kirubakwa. Iyo mba nasubiranaga ubuzima, sinabasha kwizera amagambo yanjye. Nazabereka impinduka mu bikorwa byanjye, kuko amagambo umuntu yavuga mu isaha imwe, ariko impinduka akazubaka mu minsi myinshi, mu mezi no mu myaka. Ariko nanone, niba mwumva ko ndi umutwara igihugu kidashobora kwihanganira, nimukore icyo amategeko ateganya. Nta rwango ndajyana. Niba hari ubundi buzima, nta n'ikirego nzagira icyo gihe. Gusa hari ikintu kimwe nifuza ko mumenya. Uyu munsi ntabwo ngiye kwicwa n'amabuye, ahubwo amabuye arica umubiri wanjye gusa. Rareya mwari muzi, we yapfuye kera cyane, umunsi yemeraga ko amafaranga agira agaciro kurusha umutimanama we. Uwo mukobwa mwashaka guhanisha urupfu amaze imyaka myinshi atakiriho. Uyu uhagaze imbere yanyu n'ibisigazwa bye bimaze kumenya ukuri bitinze. Yarangije kuvuga ayo magambo yubika umutwe ntiyongera kuvuga irindi jambo. Umwami ntiyahise yicara cyangwa ngo avuge itegeko. Yakomeje kumwitegereza, maze buhoro buhoro akuramo ikamba yari yambaye arishyira ku ntebe ye y'ubwami, nk'ushaka kubanza kuvuga atari nk'umwami gusa, ahubwo akavuga nk'umuntu. Imbaga yose yari itegereje icyo yari agiye kuvuga. Umwami yageze aravuga ati, mu buzima bwanjye bwose naburanishije abantu benshi. Nabonye abajura, abicanyi, abanyabinyoma n'abandi bakoze ibyaha bitandukanye. Benshi bagezwaga hano bagashinja ubukene, inshuti mbi, imiryango yabo cyangwa amahirwe make bagize. Hari abambwiraga ko ari abaziranenge, kandi ibimenyetso bibashinja biri imbere yanjye. Hari abariraga bansaba imbabazi, ariko amarira yabo akaba aje nyuma yo gufatwa aho kuza mbere yo gukora icyaha. Nyamara uyu mukobwa we yabikoze ukundi. Ntiyahakanye icyaha na kimwe, kandi ntiyagabanyije uburemere bwacyo. Ntiyashatse kugihindurira izina, yewe ntiyanansabye imbabazi ngo mubabarire cyangwa ngo asabe ko muhindurira igihano. Ahubwo yaduhaye ikintu amategeko adashobora kuduha, ni ukuvuga ukuri kwambaye ubusa. Yatweretse uko umuntu ashobora kuva ku cyemezo kibi gito akagera ku iherezo riteye ubwoba. Ntabwo uyu munsi ndi kureba umukobwa wasambanye n'abagabo b'abandi gusa, ahubwo ndi kubona n'umwana wigeze kugira inzozi nziza akagenda zitakaza buhoro buhoro kubera amahitamo ye. Ntabwo ibyo bimukuraho ibyaha bye, kandi nta n'ingaruka byahanagura ku ngo yasenye. Ariko umuntu wemeye ukuri ko atabitewe n'ibyiringiro byo kubaho, ahubwo azi ko agiye gupfa, aba ateye intambwe abantu benshi batageraho mu buzima bwabo. Niyo mpamvu nk'umwami ushinzwe kurengera amategeko ariko nanone ugomba guca urubanza rwuzuye kandi rurimo ubwenge, ndashobora kwirengagiza ibyo numvise uyu munsi. Mu gihe abaturage bari bagiteze amatwi batuje bidasanzwe, yazamuye inkoni y'ubwami aravuga ati, ku nshuro ya mbere mu mateka y'ubwami, igihano cy'urupfu nari maze kwemeza ndagihinduye. Rareya ntaterwa amabuye, ahubwo azafungwa imyaka 3, kandi muri iyo myaka ntazafatwa nk'umuntu usanzwe afunze. Ahubwo azahabwa ibyo kurya, yambare, avurwe narwara, kandi ahabwa umwanya wo kwiga kubaho ubuzima butandukanye n'ubwo yabayemo. Arafungwa mu buryo bwo kutemererwa gukora ibyo ashaka. Nyuma y'iyo myaka nzongera ndebe niba amagambo yavugiye hano yari ay'ukuri,
cyangwa niba yaraye umuntu wari uri gutinya urupfu. Amaze kubivuga hari abatangajwe n'icyo cyemezo, ariko abenshi bari bamaze kurira ku buryo nta n'umwe wari ugifite imbaraga zo kwamagana ibyo umwami yari avuze. Abasirikare bamukuyemo amapingu yaramubashye amaguru, basigazayo ku maboko gusa, bamujyana muri gereza. Umukobwa yarafunzwe amara imyaka 3 yose. Inkuru zaturukaga muri gereza zavugaga ko Rariya atakiri wa mukobwa wari warinjiyemo. Yabaga hatuje, yubaha amabwiriza, agafasha abarwayi, akigisha abakobwa bato bari bafunzwe kudasubira mu nzira zari zarabagejejeho, kandi ntiyigeraga asaba ko afungurwa mbere y'igihe cyangwa ngo yikundishe ku bayobozi ba gereza. Umunsi imyaka 3 yarangiraga, yazanywe imbere y'umwami. Uwari uhagaze imbere ye ntiyarakiri wa mukobwa wari waramenyereye imitako n'imibavu. Isura ye yari kimeze neza, amaso yakiyateretse, ubwiza bwe bugihari. Umwami yamubajije ibibazo byinshi ku buzima bwe, ku byo yize no ku byo yifuza gukora. Ibisubizo bye birushaho kwemeza umwami ko impinduka yavugiye imbere y'imbaga zari zarabaye impamo. Yategetse ko afungurwa burundu, amuha inzu yo guturamo, amuha n'abakozi bo kumwitaho, kuko abona ku bwiza bwe atabuvirira ngo amureke yigendere. Hashize igihe gito, umwami yaratunguranye atangaza ko Rariya agiye kuba umwe mu nshoreke ze zo mu ngoro, atari ukubera ubwiza bwe gusa bwari bugikurura amaso y'abantu, ahubwo ari ukubera ko yabonye umugore wanyuze kure mu mwijima, ariko akagira ubutwari bwo kwemera ukuri kwe no guhinduka bigaragara. Kuva uwo munsi, Rariya ntiyongeye gusubira mu buzima bwe bwa kera. Yakomeje kubaho yubaha amategeko y'ubwami, kandi uko yabonaga abakobwa bato bagerageza gukurikira inzira yari yaranyuzemo, yababwiraga amateka yose ntacyo ahishe, akababwira ko icyaha kidatangira ku kintu kinini, ahubwo ko gitangirira ku cyemezo gito umuntu yemerera umutima we gufata, kandi ko iyo umutima namucecekeshejwe kenshi, amaherezo umuntu abo watigeze kurota kuzaba we. Nuko inkuru y'umukobwa bajyanye gutera amabuye kuko yari indaya byarangiye ahinduye amateka ye, akaba umugore w'umwami. Niba wakunze iyi nkuru, ukomeze kudukurikira kuri channel yacu ya Murukare, kugira ngo tuzakomeze kubagezaho izindi nkuru zubaka, zitekereza ku buzima kandi zigakora ku mutima. Mwakoze kubana nanjye muri iyi ngiyi, tuzongere kubana no mu nkuru z'ubutaha. Bye.